ndi umugabo w'umugore umwe gusa, uyu mureba iruhande rwanjye, nta wundi nigeze, nta n'undi uzaza. Hanze twagaragaraga nka kapo iryoshye, imeze neza, abantu bakundana, badasigana akaboko ku kandi. Kuva twamenyana sindamubona twayisakoshi ye, ninjye uyitwara. Kuva twamenyana ntituzi kurya ku isahani ebyiri, turira ku isahani imwe. Urugo rwaturyoheye twembi nibura ni amezi abiri ya. Nta n'umunsi umwe nta n'ijoro rimwe twari kurarana, kubera ko twari dufite ikintu kidutwikiriye tutakizi, tubana nacyo icyo gihe cyose. Twari dufite ijambo ryari ryaramvuzweho, ariko ntazi ko ryamvuzweho umunsi w'ubukwe, rivugwa n'umuntu ufite autorité ku buzima bwanjye. Avuga ngo uyu mwana ibyo agiyemo ntabyo azi kandi ntabyo azarambamo. Umugabo n'umugore murabizi ko, ndibaza ko abenshi bari hano ari kapoze cyangwa se abaje kuvumba, ubwo nyine nta kundi. Ariko umugabo n'umugore nyine nta kindi Imana iba bibahurije, ni ukubaka umuryango, ni ukubyara abana, nyine ni gukora umuryango nyine Imana yishimira. Ku buryo byageze igihe ngewe nzinukwa umugabo wanjye, ariko ntabizi, ngo ndavuga mu gitanda. Mbega twari tumeze nk'abanzi, ariko indani ngiye mu mutima wanjye nashaka urwango rwo kumwanga nkarubura. Byageze ahantu ntekereza na divorce. Twakundanye tumenya neza ko Imana ishaka ko dushinga urugo, dukora ubukwe muri 2006. À partir du moment twakoze ubukwe, aje mu rugo, sinzi uko nabasobanura, hatangiye kuza ibintu bidasobanutse. Twageraga kuri portail, ashaka ko ari ikintu kiba kuri portail buriya, sinzi niba turi hanze nta kibazo. Nabonaga amahoro mu gutinda ku kazi, aho kumva nshaka kutaha vuba kugira ngo mbe turi kumwe. Noneho nicyo gihe noneho twatangiye kugira ibibazo. Abantu benshi bari hano bashaka kwibaza when did it happen, kuko caractère zacu ntabwo ari caractère zisakuza, sibyo? Ari abantu ushaka gutambuka kuri katiyo kumva abantu amasahani ari kugenda ibintu. Twebwe rwose ni amasahani n'amafusheti byose biye bituje. Twari tumeze nabi, dukorera Imana, iba abavandimwe bacu bavuze, natwe twahuye nabyo turi n'abashumba. Rwose disagreement ikomeye cyane. Jewe wenda nagira amahirwe yo guceceka, simvuga cyane, ariko nkavuga rimwe rikamutikura ibyumweru bitatu ndimundize. Kuko murabizi genda umunyarwanda wabaye mu Rwanda, ntabwo tuvuga menshi, ariko abiri cyangwa rimwe nikire yuzuye. Ariko muri fiançailles yacu deja twe wenda abandi batangiye bageze kuri za gate, bafashe ukwezi n'amezi abiri bakaryoherwa, ariko twebwe muri fiançailles yacu rwose nahoraga nabivuyemo. Kubivamo sinzi uko mubyumva, nabaga nagiye nyine. Yakoraga akantu kwihangana bikananira, tugatandukana, tukamara nk'amezi abiri. Twabivuyemo ibyo kuzabana, twabivuyemo tukamara nk'amezi abiri, hanyuma ariko nyine bikanga tukongera tugakundana. Tukamara nk'umwaka, twakundanye nk'imyaka ibiri, ariko muri iyo myaka ibiri ndumva rwose bishoboke kuba twaratandukanye nk'inshuro 5 rwose. Ariko tukabivamo byiza, nkamusezeraho akansezeraho, bye bye, birarangiye. Hanyuma yaho tukaza kongera. Murumva ko ariko ari umuka urakomeza uradukurikirana. Noneho tugeze mu rugo, akora ko mukabika ahantu, iyo naho ni fact. Tugeze mu rugo birakura, noneho ushumba se ndatandukanara, ariko kwiyumanganya no kwihangana no gupfira muri Nyagasani bigakomeza nyine. Tugashwana, tukaba twamara iminsi 2 nta kuvugana, nta kurebana, ariko kuri church twagiye, haleluya. Turi n'abana beza,
rwose unabajije bakakubwira ati bariya abantu barakundana cyane, ariko mu by'ukuri hari ikintu cy'umujinya cyahagurukaga, noneho hakaba andi maso afunguka areba ikibi kuri mugenzi wawe. Ayo maso sinzi niba mwebwe mwarigeze kuyagira, ariko gihe narayagiraga. Nimurebe ukuntu ari mwiza, nabonaga abaye mubi, nkabona nkatangira kuba ko ubundi namuhitiyemo iki.